Amafaranga ni meza, amafaranga arakundwa, amafaranga arakorera, amafaranga ni meza cyane. Niyo mpamvu nafashe umwanya kugira ngo mbaganirize bamwe mu bantu 10 ba mbere mu Rwanda bakina muri sinema nyarwanda batunze akayabo k'amafaranga. Nk'uko turi kubireba, bafite amafaranga menshi bavanye muri filime bakina kandi barazamutse mu gihe gito cyane. Niyo mpamvu mutega amatwi kugira ngo turebe neza aba bakinnyi abo ari bo, wumve imva n'imvano yabo, uraza gutungurwa. Hari benshi uza gutungurwa nabo, nubwo turi mu ma TikTok, mu mateleviziyo ndetse no mu WhatsApp agiye atandukanye. Niyo mpamvu rero nza kugira ngo unkurikire muri kano kanya. Ku mwanya wa 10 turasanga nde? Ku mwanya wa 10 turasanga Shema Patino cyangwa se Shema Fabrice. Uyu nguyu no yazamukiye muri filime ya Nyakso. Yamuzamuye muri filime zabo, ni filime yitwa Nyakso. Iyi ngiyi ubasiga afite filime ze bwite abereye manager akinamo cyane. Uyu nguyu yaje muri sinema mu mwaka wa 2020 azanywe na Nyakso n'ubundi. Afite filime nyinshi agenda akinamo muri kano kanya. Patino aratangaje cyane, akina filime nziza kandi agakina ari umuntu mwiza cyane. Niyo mpamvu muri kano kanya usanga Patino afite amafaranga agiye atandukanye. Afite akayabo k'ibihumbi 380 y'amadolari y'Amerika. Urano mu Manyarwanda urasanga ari miliyoni 494 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ni akayabo k'amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu rero usanga akina mu mafilime agiye atandukanye kandi agakina neza. Urumva ko umwe mu baherwe bafite agafaranga gatubutse runo Rwanda, kandi urumva ko yatangiye filimi hakiri kare cyane. Turaza kureba rero ku mwanya, niyo mpamvu ku mwanya rero yaje ku mwanya wa 10 mu bantu bafite amafaranga menshi bakina hano mu Rwanda muri sinema. Urumva ko navuze ko Patino atunze akayabo k'amafaranga angana gutyo kandi yaratangiye rwose hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga Dr. Sab cyangwa Sabimana Eric niko bamwita. Uyu Sabimana avuze mu 1998 muri yavukiye mu karere ka Musanze. Yize amashuri yisumva ko nuwavuga cyane. Uyu nguyu yaje akoresha ururimi rw'abanyamusanze rwanamuhiriye cyane, aho yagiye akina cyane agakundwa cyane. Uyu nguyu afite account za YouTube 3 asangwe amanaginga kandi afite abantu benshi. Uyu nguyu yamenyekanye rwose mu gukina asetsa abantu, aganira cyane, ugasanga abantu benshi baramukunze. Uyu nguyu rero turaza gusanga afite umutungo cyangwa se afite akayabo k'amafaranga, afite ibihumbi 455 y'amadolari y'Abanyamerika. Uyu nguyu uraza gusanga ari Umunyarwanda ari miliyoni 578 z'Amanyarwanda. Umva ko ntiwategereza ko Dr. Sab afite amafaranga angana gutyo. Niyo mpamvu yaje ku mwanya wa 9 mu bantu bafite amafaranga menshi. Ku mwanya wa 8 turasanga nde? Ku mwanya wa 8 turasanga Nick Dimpoz. Uyu nguyu nawe asanga ku izina rya Ndayizeye Emmanuel, iryo zina bamuziho. Uyu nguyu yagiye akina mu mafilime agiye atandukanye, yakinye muri City Maid ndetse n'andi mafilimi atandukanye. Uyu nguyu Nick ni n'umuhanzi akaba n'umunyamakuru. Hari indirimbo nyinshi tumuziho nka Bwiza, Bwirabura ndetse n'andi mafilimi agiye atandukanye. Uyu rero Nick afite akayabo k'amafaranga angana n'ibihumbi 480 y'amadolari y'Abanyamerika. Uyu nguyu rero turaza gusanga mu Manyarwanda ari miliyoni 624 z'Amanyarwanda. Umva ko ni umutungo utubutse, ni akayabo k'amafaranga utakekaga ko afite. Niyo mpamvu yaje rero mu rutonde rw'abantu 10 mu Rwanda bakina sinema nyarwanda bafite amafaranga menshi.
Uyu nguyu Nick rero ntawe utamuzi rwose, akina filimi kandi zimeze neza. Niyo mpamvu abantu benshi batari babizi, batabisobanukirwaga, urumva ko Nick ari mu bantu bafite amafaranga menshi. Niyo mpamvu yaje ku mwanya wa 8 ku bantu batunze cyangwa se bafite amafaranga yabo bwite, ari ku mwanya wa 8. Niyo mpamvu ku mwanya wa 7 turahasanga nde? Turahasanga Kiramani cyangwa se Niyonshuti Yannick. Uyu nguyu ni umukinnyi wa filimi mwiza rwose, ukina ibintu byiza. Yamenyekanye mu mafilimi agiye atandukanye, harimo My Heart, harimo Contract ndetse n'andi mafilimi menshi agiye atandukanye rwose. Uyu nguyu nawe yazanywe na Nyakso. Nyakso niyo yamuzamuye rwose, amugeza ahantu hashimishije cyane. Uyu nguyu yakoze ubukwe bwa miliyoni 42 z'amanyarwanda. Uyu rwose n'umugabo yakoze mu bihe bikomeye cyane. Ikindi, afite amafaranga angana n'ibihumbi 520 by'amadolari y'Amerika. Uyu rwose ni umuherwe, waza gusanga n'ibihumbi na miliyoni 780 by'amanyarwanda. Urumva ko nawe afite akayabo k'amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu tuyikura ku mwanya wa 5 uratungurwa cyane. Umwanya wa 6 nota Mutoni Asia. Uyu nguyu rwose nawe ni umwanditsi wa filimi, ni umuproducer, ni umukinnyi wa filimi rwose. Uyu yavutse mu mwaka wa 1993, yavukiye i Nyamagabe. Urumva ko rero nawe ni umukinnyi ufite amafaranga menshi. Ubu yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2015, mu mwaka amenyekanyemo cyane mu mafilimi agiye atandukanye yagiye akinamo. Yagiye akina muri filimi yazamutse yitwaga Intare y'Ingore, akinyemo rwose akina neza. Yakinnye muri filimi ya Seburikoko nayo yakinyemo, ni umukinnyi wamenyekanye cyane. Yamenyekanye muri filimi ya City Maid akina neza cyane rwose, ari umugiteri mwiza cyane. Uyu nguyu rero ku kayabo k'amafaranga yibitseho, atunze ibihumbi 680 y'amadolari y'Abanyamerika. Uvuga ngo asanga miliyoni 884 z'amanyarwanda. Uyu nawe ni umuntu ufite amafaranga menshi kandi ari muri sinema nyarwanda. Uvuga ngo ari niyo mpamvu byamushyize ku mwanya wa 5 abantu bafite amafaranga menshi mu Rwanda. Ku mwanya wa 4 turahasanga nde? Turahasanga Clapton Kibonke cyangwa se Mugisha Emmanuel. Uyu ni umukinnyi wa filimi, yavutse mu mwaka wa 1988. Afite amafaranga menshi cyane, afite amafaranga yashora ahantu hagiye hatandukanye nko muri Kekayori na resitora n'ahandi. Afite akayabo k'amafaranga angana n'ibihumbi 720 y'amadolari y'Abanyamerika. Ukaza gusanga miliyoni 936 z'amafaranga y'Amanyarwanda. Urumva ko uyu nawe ari mu bakinnyi ba filimi nyarwanda bafite amafaranga menshi cyane muri umwaka wa 2026. Niyo mpamvu aje ku mwanya wa 4 rero. Umwanya wa 3 uraza gutungurwa. Uyu ni wa mwanya wa 3 hari Bahavu Jeannette. Uyu nguyu nawe yamenyekanye mu mafilimi agiye atandukanye nka City Maid, Impanga Series. Uyu nawe afite YouTube channel yiwe icaho amafilimi, kuko nawe akina amafilimi ye bwite nubwo akina mu mafilimi yandi. Uyu nguyu afite amafaranga asanga ibihumbi 800 by'idolari y'amadolari y'Amerika. Yasanga miliyari 1 na miliyoni 40 y'amafaranga y'Amanyarwanda. Uyu mwanya niyo mpamvu aje ku mwanya wa 3 rero mu bakinnyi ba filimi sinema nyarwanda bafite amafaranga menshi. Uyu Bahavu Jeannette nawe aje ku mwanya wa 3 rero. Urumva ko umwe mu baherwe bafite amafaranga menshi hano mu Rwanda. Urumva ko miliyari 1 na miliyoni 40 ni amafaranga menshi cyane kandi utabitekerezaga. Urumva ko rero uyu mukinnyi nawe ari ku mwanya mwiza kandi afite amafaranga menshi cyane. Uyu nguyu rwose ariko iyo akina neza cyane, umugiteri mwiza cyane. Ku mwanya wa 2 turasanga icyamamare watari witeze. Ku mwanya wa 2 turasanga Bamenya cyangwa se Benimana Ramadan. Uyu yatangiye filime mu mwaka wa 2022.
kuri season bamenye nka Bamenya series aho yazamukiye. Uyu nguyu afite amafaranga menshi cyane kuko batubwira yuko afite miliyoni 1,400,000 y'amadolari y'abanyamerika, bivuze ko bisanga miliyari 1,820 y'amanyarwanda. Umva ko umuntu ufite amafaranga menshi yagiye amenyekana rwose muri filimi y'Abamenya season yamuzamuye, ko anavuga ko episode 10 za mbere zigiye zimenyekana rwose batigeze baziha agaciro, ariko agumya gukora ashyiramo imbaraga bigenda biza. Umva ko rero agiye afite amafaranga menshi cyane. Ku mwanya we turasanga Niyitegeka Gracian cyangwa se Papa Sava. Uyu nguyu yinjiye muri sinema mu mwaka wa 2006. Uyu nguyu bavuga ko afite imigabane muri televiziyo yitwa Zacu TV. Uyu nguyu rwose afite imigabane, mpamvu afite amafaranga menshi cyane. Uyu afite amafaranga angana na miliyoni 1,500,000 y'amadolari y'abanyamerika. Ubwo bisobanuye ko mu manyarwanda afite miliyari 1,950,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Umva ko afite amafaranga menshi cyane utatekerezaga. Niyo mpamvu urashimira buri muntu wese twabaye mu kino kiganiro. Abashyashya mukore subscribe, mukore kuri share, n'abandi basanzwe mukurikira ibiganiro mushyiremo comment kugira ngo tuzongere tuganire mu kiganiro gitaha. Babwiye ngo